Hari ibintu uvuze ngo by'ukuntu uwo Vitali yakuriye ukuguru. Yakuriye gute? Hari umuntu wo hanze wamuhaye amafaranga zigera muri 2.5 miliyoni. Aramubwira ati aya mafaranga uze kuyampera wa muntu wagiye gusura Ikabuga. Arangije akajya amubwira ati ngewe mwemereye kuzajya mwishyurira inzu buri kwezi. Mu by'ukuri yayishyuye amezi 2 yonyine Vitali. Karuhura TV. Turabashuhuje abakunzi ba Karuhura TV, nkuko mubibona uyu ni Sanyu. Umeze neza? Umeze neza ndashima Imana. Ko numva ufite morale nkeya, tubanze tugucangemo ka cyayi. Ndagira ngo uzamure ijwi rero, reka dutangire. Dushuhuje abakunzi ba Karuhura TV, tuvuga ngo yambo aho muherereye, amahoro y'Imana nabane namwe. Nge mwumva ni Samuel, imbere ya kamera murabona Sanyu Marigari. Iyi ni inshuro ya 4, ntago ari ubwa mbere. Wikwifata rero nk'umushyitsi. Niko ndwaye. Nuko urwaye. Birumvikana, ariko hamwe n'ibyo dushimye Imana ko twongeye kubonana nyuma y'ibiherutse kukubaho ugakora accident, kwikubita hasi, twongeye kubonana ukiri muzima ugihumeka. Reka tubwire abakunzi ba Karuhura TV ko Sanyu mu minsi yashize yikubise hasi. Tuzi ko abagwa hasi ari abasinzi, ariko ku mpamvu zo kuba ufite ukuguru kumwe bibaho. Ariko Imana iracyakurinda. Reka dutangire dusenga. Data mwiza, uhabwe icyubahiro kuko wongeye kuduhuza na Sanyu, umwana wawe, umukobwa wawe warinze, tukaba tugihuye agihumeka. Data turabigushimiye. Tugiye kugirana ikiganiro, uruke ubane natwe, kandi umusaruro mwiza niwo twifuza, kuko uri Imana ica inzira aho zitari. Reka rero urukire kubana natwe, tubisabye twizeye mu izina ry'Umwana wawe Yesu Kristo, amen. Sanyu rero, nubwo urwaye urihangana, sibyo? Kurihangana, ntabwo twaheranwa n'agahinda cyangwa ngo duhe urwaho uburibwe, siko bimeze? Yego. Rero twinjiye mu kiganiro cya 4 cy'ubuhamya bwawe tunasoza. Ariko Karuhura TV twiseguye ku bakunzi bacu bagiye badusaba keshi, bakatubwira ko mutaduha nimero za Sanyu Margaret, natwe tukababwira ko tugiye kuzibahereza. Mu by'ukuri tubiseguyeho, ntago ari ukuzibima, ntago twazibimye. Reka bari nacyo duheraho. Sanyu, reka dutangire dutanga nimero yawe. Muri 3 twabwiye abantu ko ingingo zose zikora, wasanga mu bari kuzibaza harimo n'umusheri. Yego. 078 2 29 5 6 2. Yego. Iyo ni nimero ya Sanyu. Turagenda dutanga aderesi yawe uko dushobojwe, ariko turajya noneho mbese ubwo twiciye akantu, twiciye amande. Tutaza gusoza tudatanze nimero yawe nk'uko byagiye bigenda. Sanyu rero dufite uyu munsi tugiye kubanza gusa nk'abakubaza, bigendeye kuri comment twagiye twakira abantu. Hari umufana cyangwa se umukunzi wawe wabaye nk'uvuga ku bintu, ariko tuba mugane, reka dutanga umucyo kuri ibyo bintu. Yego. Uri umukobwa cyangwa uri umudamu? Ni umufana wabivuze se? Ni umufana yaravuze byinshi cyane, nge si tubigendeyeho. Ndagira ngo none dutanga umucyo kuri ibyo bintu. Uri umukobwa, uri umudamu? Ndi umufiyemeri. Umufiyemeri. Bivuze ngo umuntu wibazaga cyangwa se ashaka gusa nk'unyomoza, ntago ari amabanga, nuko ariko ikiganiro cyari cyatwawe. Ariko ntago twari twazanywe no kubeshya, kuko twarakijijwe. Karuhura TV ni y'abakozi b'Imana, itumira n'abakozi b'Imana. So nizere ko ashubijwe. Yego. Sanyu, nyuma yo guhura n'isanganya cyangwa se ibihano by'Imana, ukagira urugingo rwawe ubura, ubayeho gute? Ndaho. Reka nkorohereze. Inkomoko y'izina Sanyu
anirihe? ushatse kuvuga ati inkomoko zina Sanyu rikomoka he? Yego, Uganda, genda umuganda. ni umugande. Ubaye mu Rwanda gute? Uhafite inzu, uhafite isambu, urakodesha. Niyo mpamvu nakwaje ngo ubayeho gute? Uhisanye ubayeho gute nyuma yo gucika ukuguru? Naje mu Rwanda kuva ngeze naje mu Rwanda, intambara yo mu Rwanda imaze amezi 3 irangiye. Nibwo nakandagiye muri iki gihugu. Aha, ntabwo urumva neza ikibazo nashatse kukubaza. Ko iwanyu ari muri Uganda, bivuze n'imitungo yanyu iri Uganda, mu Rwanda akaba ariho wagiriye ibibazo byo gucika ukuguru. Uhabaye gute? Urya gute? Wambara gute? Uryama hehe? Buri kimwe cyose kugira ngo saha igere ku kuboko byagenze gute? Ukenera iki? Ubura iki? Noneho nkubajije mu buryo bwumvikana. Ibintu warumbajije kandi koko nibyo, wenda icyo kintu mbajije we hari n'abandi nabo bashobora kuba bakibaza. Kurya ibyanjye biva mu bantu, ni abantu bambeshejeho ariko bategetswe n'Imana. Kuko sinabasha guhinga, sinaza nk'iwawe ngo nkukoropere ngo bikunde. Mbese byose mbikesha Imana. Kuba naho mbandi inzu mbamo ndayikodesha, ariko ndashima Imana ikorera mu bantu. Kuko nta kazi ngira ngo ngiye mvuga ati ndiyishyurira. Yego. Ubushize narakubajije ntese nk'umuntu wagize ikibazo cyo gucika ukuguru, hari ihohoterwa se cyangwa se akarengane waba warahuye nabyo? Kugira umuntu ukodesha hakugira icyizere cyo kuguha inzu byavuye kuki? Kandi abona nyine kutajya mu kazi. Ni imbabazi z'Imana, kuko yagiye yumva byinshi mu matwi ye ko inzu itazishyurwa. Ariko ndashima Imana kandi nawe mushimira ko yarwanya urugamba, aho abantu bamubwiraga ati ntabwo azakwishyura, azayakura he. Imana iriyeranja ni ukuri pe, ikayatanga. Yego. Bivuze ngo buri kimwe cyose ni mu bushake bwayo. Ni mu bushake bwayo. Nubwo ubushize nawe ubishaka ushaka kunyishyurira. Nubwo ubushize watubwiye ko Imana nyine ariyo yaguhannye, ariko urumva ko ikigukunda. Ni ukuri irankunda. Ariyo mpamvu ikiyeranje ikavuga ati agomba kubaho. Yego. Hanyuma nyir'inzu abaguhaye inzu abona ko udafite akazi. Ese uramwishyura? Ubasha kumwishyura? Ubu nta kibazo cy'inzu uba ufite? Uyu ubu kirahari, kuko ntabwo arishyurwa, kirahari cyane. Kirahari na kinini. Ubundi mbere harimo amezi 4 ariko bamaze kuba 5. Bamaze kuba amezi 5. Ariko aranyishyuza nkamubwira ati hangane. Noneho ubwo hagiyemo n'ibindi, no kuba narakoze agisida nkanago kandi bitunguranye. Bise birivanga, ariko nkamubwira ihangane, akihangana. Nyine nka nyir'inzu ntago yabura kukubwira ko ashaka. Ubwo ngize ikibazo. Yakwishyuza cyo bigeze kureva kwishyuza. Mbere wamwishyuraga ariko wagiye ku kazi? Oya. Najyaga kubona nkabona arabonetse. Ariko Imana yo mu ijuru ibyumve iyane kugira ngo mbone uko urishyuzwa kandi nta kazi ufite, ariko akaza kukwishyuza. Bigeze ku rwego rwo kugusohora, ubwo byagenda ute? Wakora iki? Nasohoka. None se nakora iki? Ambwiye ngo arashaka inzu ye. Nasohoka nkagenda hanze. Yego. Aha, okay. Twibutsa abakunzi ba Karuhura TV, Sanyu Margaret ibi byamubayeho kubera kutumvira Imana. Muri make uri mu bihano by'Imana byatumye igutwara ukuguru. Yego. Hanyuma niba utarakurikiye ibiganiro byabanje, twagushishikariza kujya kubireba. Niba warabikurikiye ni byiza cyane. Urumva aho tugeze. Sanyu Margaret uyu munsi turi kwibaza abayeho gute, arya gute,
yishyura inzu iki, hari icyo nawe wakora, hari icyo wumva wasaba abakunzi ba Karuhura TV? cyane pe. Ikintu mbasaba mbere na mbere mu mbabazi z'Imana, mu mbabazi zayo ibintu bingoye ni ibintu bibiri noneho kandi biri kuri level yo hejuru cyane: amafaranga y'inzu n'amafaranga y'imiti yo kwa muganga. Dogiteri hari akantu yanyandikiye agomba gushyiramo ahangaha hasadutse, nakomeretse kugira ngo kayungurure umusokoro kandi karahenze pe. Kireka ari imbabazi zayo, mu mbabazi z'Imana sinabasha gupfukama ngo mpfukamishije umutima pe. Mungirire neza, inzu ni ukuri nyishyure 15,000, ejo amezi 5 nibwo yuzuye. Mbese urumva ko ndi mu kaga gakomeye. Nayo ngayo kwa muganga dogiteri yanditse ntago ndayabona, kandi birakenewe kugira ngo atazajyaho mikorobe. Tubaye duha nk'abantu nk'ishusho kumva ngo harasadutse, ese niko habazwe, ese agasida wakoze wayikoze gute, ese niyo yatumye wandikirwa iyo miti? Kuko ubwo duherukana ntabwo icyo kibazo cyari gihari. Yego. Tanga nk'ishusho, byaje gute kugira ngo umunsi wa none habe hari ikindi kibazo cya kabiri uvuga ati ejo noneho na mikorobe zajyamo? Ni imvura yigize kugwa ari nyinshi cyane, iherutse kugwa mu ntangiriro z'uku kwa mbere. Nibwo ninjiye mu nzu noneho, kuko mu rugo nkoresha bafite imbago z'ibiti. Ninjiye mu nzu noneho iranyerera. Inyereye kandi hari aka esikariye kinjira mu nzu, inyereye ndaswata. Noneho ahangaha akaguru aho bagakatiye kigwa, noneho mera nk'upfukamye. Inkovu y'imbere irasaduka n'iy'inyuma irasaduka, ahita hasama. Nanjye nagiye kubona mbona umuvura atembye, mbura uko mbigenza. Nyine bankorera ubutabazi bw'ibanze, njya kwa muganga. Ngeze kuri centre de santé bahita bandika transfert, kuko nagiye n'ubundi bashyizeho igitenge kugira ngo amaraso kuva, ariko biranga. Amaraso agenda ava kuri moto y'abandi paka ngezeyo. Banyoreza Masaka ati hano ntitwabishobora, kereka ugiye CHK. Njyayo nabo bahita bantransfera ako kanya, bahita bandika ako gatanda. Kuko ni njyewe ugomba kukagura, narangiza nkagashyira muganga, bakahita bakongera bagasatura, baza bakakarambikaho. Kuko bankorera ubw'ibanze barahadoda, ako bambwira ko imbere harimo ikibazo. Niyo mpamvu ndi kubasaba kugira ngo hatazaziramo kanseri na kanseri ndwaye, kugira ngo hatazagiramo ibindi, ko umudogiteri yari yabibonye. Kuko umusokoro imbere warasandaye ukuntu, birasaba kari akantu, birasaba iyi na fagitire yako ndayifite. Yo bampaye iyo imiti yo nari nayiguze, haraburiya 38 amafaranga bari bambwiye yari yanditse hano, n'aya ngaya agura. Ubona ari 148, nibyo? Na 700 nawe na turiya duceri turengaho. Yego. Hano naguzeho 2, harabura 3 gusa. Aya niyo mafaranga usabwa kugira ngo ubashe kubona agatanda. Yego. Ubundi bari muganga ndavuze ko ntibizarenze ku itariki 5. None nose turi 29. Muri aya mafaranga 148 ufite angahe? Ni ukuri ntabwo wenda ari igihe umuntu yavuga ati aba harimo no kubeshya. Ndahiye Imana yo mu ijoro, mfite ibiceri 40. Ni ukuri mu 148 ibiceri 40 ufitemo ibiceri 40. Nta nubwo ari ya 700 y'inyuma, kuko ndi no kubabara ubu numva nashese. Biragaragara abantu bakurikiye buhamya bwawe bwa mbere, wari sanyu useka. Yego. Ariko buri sanyu bigaragara no mu maso ko babaye. Ufite Yesu, kandi Yesu akorera mu bantu. Yego. Kandi turi kuganira n'abantu. Ni ukuri pe.
ntabwo turabisubiramo kenshi kuko tuzi neza ko umuntu nyine aba umuntu kuko yumva kandi areba. Umuntu utacyumva utanareba ntabwo uwo nguwo nyine aba akiri umuntu. Kuko turi kubwira abantu rero bafite ibyo byose ntabwo turabivugamo kenshi, si turabisubiramo kenshi. Hanyuma Sanyu, wambara gute, uteka ute? Ibyo byose bikorwa n'abantu kunyambika. Ni kimwe nko umbajije icyo kibazo, hari nk'umuntu ushobora kuzakora ibyo bintu akagura iyo miti y'120 ingahe, undi nawe akangura iriya ya 37, cyangwa Imana ikamukoreramo akayoherera akayigura rimwe yose. Hari 37 ukwayo, ukwayo n'148 ukwayo, n'9 gutyo. N'uduce 9. Twikomereze. Nibyo ngibyo ibyo waruvuze. Ni kimwe nk'uko nawe ushobora kubimbaza ati se ninde wakuguriye imiti, byagenze gute ko tubona udapfutse, ko tubona none wacitse kwa muganga. N'abantu kwambara ni kimwe nk'uko nawe wanyambika n'undi nawe akanyambika. Kenshi bakunda kumpamagara tugahurira nko ku masoko. Ibyiza niko ntuyemo muri Kabuga, bakangurira nk'imyenda wenda y'ibitenge, bakama n'amafaranga yo kubidodesha. Fashion ubundi aba ari izanjye. Guhera ku kirenge akavuga ati ko ndaha mu mujyi tega moto, kuko ubundi nta mafaranga mafite pe. Nkamubwiye ese ko nta mafaranga afite, ati tega moto ndayishyura. Ntutega imodoka nkabona moto arayishyuye. Tugiye mu mujyi, natoranyije inkweto ko nambara inkweto zifunze za kigabo. Yego. Urugendo rutoroshye. 180 na 40 na 37 ukaba ufite ibiceri 40. Urugendo rutakoroheye. Sorry, warumbajije ngo guteka. Yego. Ni abantu babihaha. Yego. Shobora nko kubona umuntu azanye ibyo kurya cyangwa akampamagara, tugahurira aha. Kenshi bakunda kumpamagara bakampahira, ariko guteka njye ubwanjye byo ndabishoboye. Guteka ndabishoboye pe. Iyo nabonye icyo guteka ndateka. Kandi nabwo kitabonetse ubwo nyine nuko nyine Imana ubwo nuko iba yabipanze. Yego. Yego. Byose biva mu bantu. Sanyu, ni urugendo rutoroshye, ariko reka twongere twibutse abantu aderesi yawe ya nyayo. Sanyu utuye mu karere ka Gasabo. Yego. Mu murenge wa Rusororo. Yego. Mu kagari n'umudugudu byo? Akagari na umudugudu Kabuga ya 2. Yego. Byumvikana. Nimero ya telefone twongere tuyisubiremo: 078 2 2 9 5 6. Ongera uyisubiremo bayumve. 078 2 2 9 5 6. Ni Marigarita Sanyu. Hanyuma iyo nimero nibayihamagara wo bazabahamagara azaba ari wowe. Ni njyewe nta wundi. Umuntu waba uri kure wenda agakora bya bindi batuguye by'akanyenyeri 142 yasanga habariyeho nde? Sanyu Marigarita pe. Bivuze ngo uwagira icyo akora ntabwo kizaba kinyuze kuri Karuhura TV, ahubwo kizaba kije kuri wowe. Yego. Kuko hari intambara zijya zibaho, cyangwa se hari n'abantu bitwikira urundi ruhu, ugasanga supporting itanzwe hari imifuka ihezemo. Ariko kuri Karuhura TV dutandukanye nabo. Niyo mpamvu tukubariza imbere y'abantu tukabaza ngo nimero yawe ni iyihe. Yego. Ntabwo tujya gutekinika ngo tujye kuzandika ku kiganiro nyuma, ahubwo wowe uvuge nimero yawe. Cyakora ibaye itariho ushobora kubona uvuga ati wenda afite umuturanyi bahamagara, ariko twizere ko nimero yawe ibiriho. Oya, nomero yanjye ihoraho igihe cyose. Yego. Haba ninjoro wambona, haba ku manywa naboneka. Yego. Hanyuma nimero yawe urayivuze, urayitanze. Ni byiza cyane. Ubwo twizere ko abantu bagiye batubaza nimero yawe nabo bashubijwe muri rusange. Hari benshi bagiye bayibaza, hari n'undi wenda urareba ikiganiro avuga ati uyu muntu koko hari icyo nakora mu by'Imana yampaye, ushobora gukora iki ngiki. Urumva afite ibyo akeneye, nyirinzu nawe arahari,
byose ni urugamba. Sanyu rero turi kugana ku musozo, ariko kuri Karuhura TV tugira umwanya wo gushima n'uwo kugaya, byose birajyana. Hari abantu numva washima muri rusange. Yego, ndashimira cyane Karuhura TV, ndayishimiye, Imana yo mu ijuru ibyumve. Nkabashimira no mu itorero sengeramo rya Kabuga, nkabashimira Tuyishimire Emmanuel, nkabashimira Anna Marie, nkabashimira Mama Alice, nkabashimira abakristu bose muri rusange. Igikorwa bigize gukora 2023, Imana ibaha umugisha. Nkabashimira na Mama Messi ahari hose, Imana imuha umugisha. Yego, urakoze cyane. Iyo dushima turanagaya, hari abo wagaya? Arabona agaya. Hari umunyamakuru yigeze kuza kunkoresha ikiganiro mu rugo, Impembero TV, ni kuri yarampemukiye. Nkuko muvuze ngo nshyireho nomero, narazivugaga agahindura agashyiraho iyo ntakoresha mu gukanda akanyenyeri, basanga amazina bagasanga saya, njya akavuga ati nta kibazo ni muyame ndaza kuyamuha. Sha rwose Vitali warahemutse wowe ubwawe, nimba utarafata umwanya ngo umborokore umpamagare usabe imbabazi, kuko umuntu yaguye amafaranga yaranyishyuriye, yarishyuye n'akaguru kafata ukayashyira mu mufuka wawe, wakoze amakosa. Warahemutse ubwawe, uzasaba Imana imbabazi. Nanjye wahemukiye, usaba imbabazi. Karuhura TV umva, ntimuzagira umunyamakuru rwose muhamagara, nomero yanjye niyo, njye muzanyihamagara. Ongera uyisubiremo. 078 295 6 2 handitseho Margarita Sanyu, nuko nitwa. Hari ibintu uvuze uri kugaya, urumva nanjye navuze gake. Nanjye navuze gake kubera ko turi gukorana bigaragara kuri kuribwa. Hari ibintu uvuze ngo by'ukuntu uwo Vitali yakuriye kugura. Yakuriye gute? Hari umuntu wo hanze wamuhaye amafaranga, ni zigera muri 2.5 miliyoni. Aramubwira ati aya mafaranga uze kuyampera wa muntu wagiye gusura Kabuga. Arangije akajya amubwira ati ngewe mwemereye kuzajya mwishyurira inzu buri kwezi. Mu by'ukuri yayishyuye amezi 2 yonyine Vitali. Ubwa mbere yaraje, mwarabibenye kuri Impembero TV niko bitagikora, yaje yikoreye agafuka k'umuceri. Icyo gihe yarakazanye amani 90,000, kumbi icyo gihe bamu 90,000 bari bamuhaye 300. Nta kibazo nabwo yarakoze. Ayo mafaranga niyo mperuka, nandi yigize kwishyura ukwezi kwa 7, naho ngaho arangije akajya mboroka. Vitali naramubwiye kandi naramukundaga, nuko uzareke gukunda abantu b'Imana, ko nta kintu nabakorera. Njye nunkoreye icyiza, kandi nukuri abantu bakaruhura, nta kindi ngewe nshinzwe nukubasengera. Noneho abantu bakanda akanyenyeri, ntihazaho nomero z'umuntu ngo nguhamagare ngo nibura ngushimire, ariko mbona amazina, waba wakoresheje umwagenti, waba wabigenje ute, iyo mbonye izina ryawe mu rugo mba mfite piro, nyipfukamo n'akaguru kanjye kamwe, narangiza nkagusabira umugisha pe, kuko nta kindi, sinawe umudiyakone. Akazi kanjye nako gusengera abantu. Iyo ugize ikintu nkorera nanjye musabira umugisha. Nuko ubu yatarya akaguru kawe ngo nawe ubugende. Nukuri mba nkambaye, nta nubwo ibintu byambayeho rwose, ejo bundi ntabwo byari kuba. Ubundi kubijyanye no kwambara isimbura ngingo, iya meshi ni yangahe, ni ya make ni yangahe? Iya make njye navuganye na muganga ambwira ko 80 ko nayibona ya make, ariko ntago abari nziza, ariko inziza ya nyuma nziza. Uvuze ko inziza cyane ari ya 500 kuzamura, ari itagira manda, ariko bivuze ngo ubayibonye ya 80 ntacyo nayo naya wabasha kuba ugenda ukabupagasa, nukuri 500 kazayabona. Nukuri Rero nubwo ukwa mbere kwariwe,
ariko kwa kabiri ntago kuzaribwa. ni ukuri. Kandi mu gufasha no mu kwitanga ni umutima w'umuntu ubigena. Hari uwakumva yaguruka kwa 80, nawe turamushima. Ni ukuri pe. Sanyu turi kugana ku musozo kandi tugushimiye uyu mwanya wawe, ubwitange bwawe. Hanyuma reka tugusabe, uremera uratwemerera kwereka abakunzi, kuko mu biganiro twagiye dukora ntabwo twagiye tubereka ese bashobora gatese umuntu ko batazamugarura, aho wasanga wamugana abanabeshye ukundi kugura akababa yanakwicariye ko ino minsi byo muri ino minsi ntawabimenya. N'uburenganzira bwawe kwemera kutwereka, cyangwa se ukatubwira uti ntabwo ndabereka. Oya nta kibazo ndabereka. Rero niba ubyemeye batagira ngo amugane hano nicaye ndakicara ahubwo karimo karambabaza kubera ko nkicare kazanye ikinya. Oya mfite ububabare burimo burangurura cyane. Rero urakoze cyane kandi turagushimye. Iyi ni inshuro ya 4 tugutumira, ariko inshuro ya 5 tuzagusura. Ni ukuri tuzagusura nka Karuhura TV mu izina rya bagenzi banjye. Tuzagusura situvuze igihe ariko bizaba. Rero turagushimye kuko nubwo urwaye urakora muri ka gapfunyika Imana yaguhaye. Udusabira umugisha twese dufatanije. Urakoze. Navuze gusenga. Turagushimira Mana urera kandi urakiranuka. Icyubahiro ni icyawe Mwami, ko tugejeje aya masaha ya hafi saa 9 turi bazima. Turagushimira kubw'imbabazi zawe watugiriye ko twabyutse mu buriri bwacu turi bazima. Hari benshi tuba twaryamiye rimwe ntibabashe kugirwa amahirwe yo gukanguka, arabari kwa muganga, arabari mu bubabare. Mana ndakwingiza Uwiteka nabo ubasange. Nabwo turagushimira. Turarwara icyubahiro ukakihabwa, turapfusha ugahora uri Imana. Tugira ibibazo izina ryawe ntirihinduka. Witwa ndiho, witwishobora byose. Icyubahiro ni icyawe Mwami Imana. Nsabiye Karuhura TV umugisha, ubaha umugisha Mwami Imana. Ubagure bagere ku mpera z'isi, ubagure Mwami Imana, ubagirire neza Mwami Imana. Uwiteka kuko uri Imana inyembabazi, uri Imana ishobora byose, nta kijya kikunanira. Imbabazi zawe kuri Karuhura, ineza yawe kuri Karuhura. Uwiteka turakwereka abantu bose badukurikire aya masaha Mwami, ubaha umugisha Mwami Imana. Uzabasha kugira icyakora mu mufuka wagakorera umugisha kuri Sanyu Mwami. Uzamuha ubuzima buzira umuze Mwami. Nazajya guterwa Uwiteka uzibuke ko ari ikintu yakoze ku buzima bwanjye. Uwiteka Mwami, umuntu uzaguriye imiti uzamuha ubuzima. Uwiteka umuntu uzishyura aya mezi 5 Mwami Imana y'inzu uzamuha ubuzima buzira umuze. Zahagarare kubye Uwiteka umuntu uzangabura akanzanira ibyo kurya mu rugo cyangwa akampamagara. Uwiteka uzahagarare ku buzima bwe no kube. Uwiteka umuntu uzanyambika Mwami Imana, haba ku birenge haba ku mubiri imyenda Mwami Imana, uzahagarare kubye. Uwiteka najya guterwa Mwami Imana, uzibuke ko ari ikintu yakoze. Urana ko ntabasha kubyikorera, nta n'akazi Mwami Imana nagena ngo bampa akazi, ariko niringiye wowe Data, wowe ukorera mu bantu. Ndakwingize mu mbabazi zawe ungirira amanywa nijoro, nzibona uko bwije uko bukeye. Iyo nicaye ndazibona, naba ngenda mu mihanda nkazibona, naba ndyamye nkabona imbabazi zawe, nakwicura nkabona imbabazi zawe. Icyubahiro ni icyawe Mwami, ubaha umugisha Mwami. Buri muntu wese uzakora iki gikorwa, urana Uwiteka ko mbabaye Mwami. Ndakwingize Mwami, uzibuke ko ari umuntu wagize icyankoreraho. Uzarinde ibye Mwami paka igihe uzagarukira uje gutora itorero. Icyubahiro ni icyo kuko uri Imana inyembabazi. Amen. Sanyu urakoze cyane. Yego. Hanyuma nyuma y'ibyo n'ubutaha uzagaruke. Tuzagaruka tuje gushima, natwe tuzaza tuje kugusura, ariko hari n'ibyo Imana yaguhaye. Yego.
rero ntukabyihereranye. Karubura TV ihora ikinguye imiryango,